gatatu mu kuva, hanyuma cyo tuza gusorezaho nicyo muri Petero wa mbere. Yosuwa igice cyaho cya gatatu murongo wa 14 turageza ku murongo wa 17, hanyuma Yesaya cyangwa se ubuhanuzi uko bwahanuwe na Yesaya 43 umurongo wa 2, turongeraho kuva 12, turaza gusoma umurongo wa 11, hanyuma dusimbuke dusoma umurongo wa 13, dusoreze muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 18 kugeza ku murongo waho wa 19. Turashima Imana ku bw'itorero mwarahabaye, yaba abapapa yaba abamama, abahungu n'abakobwa. Icyumweru gishize twagize ikiriyo cy'abavandimwe bacu dusengera hano, basengera hano, yaba Tesi yaba Fieti yaba Koko, batakaza umubyeyi wabo Muze Karisa. Rero mwarakoze kuhaba ndetse no kubafata mugongo. Icyo nicyo umuryango ubereyeho. Yosuwa igice cyaho cya gatatu duhere ku murongo wa 14, haravuga ngo nuko abantu bava mu mahema yabo bakurikira abatambyi bahetse isanduku y'isezerano kugira ngo bambukane. Nuko abatambyi bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, ibirenge byabo bigeze mu mazi, kandi igihe kisarura amazi ya Yorodani arenga inkombe. Amazi yo haruguru arahagarara yikubira ku mudugudu witwa Adamu hateganye n'Seratani. Kure yaho bashakaga kwambukira, kandi ayo hepfo atembera mu nyanja yitwa Araba, ariyo nyanja y'umunyu, arashira. Ayo hepfo arashira. Nuko abantu barambuka baboneza Yeriko. Abantu barambuka baboneza Yeriko. Hagakomeza havuga ngo abatambyi bahetse isanduku y'isezerano ry'Uwiteka bahagarara muri Yorodani hagati, humutse neza hatanyerera. Abisirayeli bose bambukira ahumutse kugeza aho ubwoko bwose bwarangirije kwambuka Yorodani. Amen. Yesaya 43 umurongo waho wa 2 hakavuga ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca no mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzasha, kandi ibirimi byawo ntibizagufata. Amen. Cyanditswe gikurikiraho ni kuva 12 umurongo wa 11, hanyuma turasimbuka dusoma umurongo wa 13. Baduhereza umurongo wa 11, kuva 12 umurongo wa 11. Thank you. Haravuga ngo uku abaye ariko muzazirye mukenyeye. Mu yandi magambo muzazirye, ariyo vuga ngo muri seri, muzazirye muhagaze neza, mukenyeye, munakwese inkweto, mwitwaze inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka. Muzabe mukenyeye neza, mukwese inkweto. Icya gatatu, kandi nimujya kuzirya izo nyama muzirye vuba vuba cyane, kuko bizaba ariyo Pasika y'Uwiteka. Cyanditswe cya nyuma Petero wa mbere
Okay, murongo wa 13. Thank you. Ayo maraso azababere ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso zabanyuraho nta cyago kizababaho ngo kibarimbure, ubwo nzatera igihugu cya Giputa. Petero wa mbere, kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu zitagira umumaro mwatojwe n'abasekuruza banyu, atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa se izahabu, ahubwo mwacunguwe n'amaraso y'igiciro cyinshi cy'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Amen. Bavandimwe, turashima Imana ko iki cyumweru twagize ibihe byiza n'abantu twabanye hano, yaba materaniro yo kwa kabiri ndetse no kwa gatanu. Kwa kabiri twari turi kuvuga ku jambo rivuga ni kubw'umwuka wera w'Imana. Impamvu nuko tumaze hafi imyaka 3 turi kuganira kuri jambo rivuga kwakira guhishurirwa kw'Imana, se cyangwa kwakira ubwenge, kwakira amaso, kwakira ubumenyi bw'Imana ariko kubw'umwuka wera. Rero ni ngombwa cyane gusobanukirwa ibintu by'umwuka nk'umuntu ushaka kwakira ibintu by'umwuka. Bisubiremo, ni ngombwa cyane kumenya ibintu by'umwuka iyo ushaka kwakira ibintu by'umwuka. Rero twarasobanuye amagambo makeya yuko iyo bavuze mwuka wera baba bavuze Imana muri twebwe hamwe natwe. Imana ntago ikiri kure yacu, Imana ntago ikiri mu ijuru gusa, ntago ikiri muri Isirayeli gusa, Imana ntago ikiri ya Abrahamu na Isaka na Isirayeli. Imana ni yacu, abayemeye bose, abayakiriye bose, Imana ni yabo. Rero kuba warayemeye ukayakira muri wowe, imbaraga zayo nyinshi zirenze uko watekereza nuko wibwira zikora muri wowe no muri njyewe. Ninjye nawe bo kubimenya no kubisobanukirwa no gushaka ibyayo byose no kubivunjamo ibintu byose bijyanye n'ubumana, bityo bikaba umugabane wacu. Niyo mpamvu turi kuvuga ngo uyu n'umwaka wo kugira ubwenge. Bimwe mu kugira ubwenge ni ukumenya ibintu by'ubumana ukabikora. Iyo wabimenye, iyo wabisobanukiwe ukavuga ibi bintu biri mu Imana, ibi bintu byangirira akamaro, ibi bintu byahindura ubuzima bwanjye, ibi bintu byatabara abanjye. Iyo wagize ubuntu bwo kubimenya, kubisobanukirwa, ukabyakira, bikore, kuko niwo mwuzuro w'Imana iba yaguhishuriye. Kwa gatanu tugira ubuntu bw'Imana, n'uw'Imana Pastor David atuganiriza kugira ubwenge mu gihe cyacu. Imana y'ibihe, iki ni igihe cyanjye nawe. Imana yatumye nge nawe dusigara, tuba tugihumeka umwuka bazima, kuba dufite ubuntu bwo kumenya yuko Imana nukuri irahari kandi iracyakora imirimo n'ibitangaza s'amagambo. Imana ishoboye ibyo nge nawe tudashoboye. Imana ishoboye gukorera aho tudatekereza. Imana ishoboye byose ngo tubivuga. Rero ni igihe cyo gusobanukirwa, ni igihe cyo kugira ubwo bwenge bwo kuvuga ngo ubwo nemera ko Imana ari isumba byose, ese nabona ibimenyetso bigaragaza izo mbaraga n'ubwo bushobozi bw'Imana? Yego, n'uyu munsi biracyakora. Tubwira yuko igikomeye gusa no gushira kwizera kwanjye nawe mu bikorwa. Ijambo rikomeye aravuga ngo kwizera no kutita ku bintu, kwizera no gusuzugura ibintu, kwizera no kureba Imana aho kureba ibintu byose byakurangaza. Wamara kubimenya ukavuga ngo ubwo Uwiteka ari kumwe nanjye, ubwo Uwiteka namumenye, ubwo numva kibyina muri njyewe, ubwo numva kinsunika, ndabikora mu izina rye kugira ngo mbone icyubahiro cyayo. Rero tugiye kwinjira mu isi 21 mukawora yanshize muri jambo. Twaganiriye mu gitaramo cya 23 twinjira muri 24. Abibuka twabivugaga mu cyongereza from crossover to Passover. Hashize umwaka n'amezi hafi 4 iri jambo ndivuga. Rero abantu bajya bategura ibibwiriza, hari igihe kimwe na kimwe ugira nk'amateme nk'abiri ukajya mvuga iki cyangwa iki. Nanjye numvaga navuga kuri Baritimayo
uko mushumba wacu yamutubwiye kwa gatanu, ariko bigere nijoro mukararambira, ibuka icyo nakubwiye, ibuka ko hashize umwaka n'amezi ndi kukubwira ngo mwinjire mu mwaka witwa from crossover to passover, mu kwambuka, kuva mu kubisikanya, kubwo kugira ngo duce hejuru, kubwo kugira ngo tunjire muri pasika yacu. Rero nicyo naje kubabwira muri aya manywa. Imana yatubwiye ngo guhera 2024 twinjiramo yuko igiye kutwambutsa kugira ngo duce hejuru. Igihe rero ni iki ngiki, ndavuze igihe kirasohoye, igihe kirabaye, tugiye kwambukiranya kubwo kugira ngo duce hejuru. Rero ndaza kwifashisha izi nkuru z'ubu bwoko bw'Imana, turazizi neza. Mose amaze gupfa asize umuhungu we witwa Joshua. Joshua abonye Imana, yabonye arwana n'abamaleki akabanesha, yabonye baca mu nyanja itukura, yabonye imirimo ikomeye, yabonye amazi aturuka mu rutare rukomeye, yabonye imirimo. Hanyuma umugaragu w'Imana Mose arapfuye, asize Yosuwa. Yosuwa ageze imbere ya Yorodani, kandi arabizi ko niduca hano, nitwambuka Yorodani, turaba tugeze Kanani, turaba tugeze mu masezerano ya, turaba tugeze aho Imana atubwiye ngo aha niho muzanyiziriza pasika, aha niho muzongera kandi kubikora. Yosuwa aratwigisha kubijyanye no kwambukiranya. Iri jambo bavandimwe ryitwa crossover cyangwa kwambukiranya, magambo make kuntu tujye kurisobanura, biravuga ngo nukuva hano winjira mu masezerano y'Imana. Papa Kamara arafasha kandi mukoranyibukije icyo twakoranye uriya munsi, yakinyibukije kabisa. Iyo bavuze ijambo kwambuka, nukuvuga ngo haba hari transition, haba hari bimwe biri guturuka iriya n'ibindi biri guturuka hino. Nicyo bita kwambuka, nicyo bita kwambukiranya. Nago twavuga kwambukiranya hataraho uri kuva n'ahandi uri kujya. Nago twavuga kwambukiranya hatari ibintu ufite n'ibindi ugiye gufata. Rero muri jambo kwambukirana, Yosuwa aratwigisha ukuntu ntago ari ibintu gusa byo kuvuga ngo ndabona amasezerano y'Imana, ndabona icyo Imana yambwiye, ndabona icyo ijambo ry'Imana rimbwiye, ndabona aho Imana ishaka kungana. Kwaho niho turi torero ry'Imana, turizera amasezerano y'Imana, turizera icyo ijambo kandi turabibona. Ibyo yakubwiye uri mu cyumba cy'amasengesho, hari abandi bamaze imyaka 10, abandi 30, ufite amasezerano. Icyo Imana akubwiye ku rugo rwawe, icyo Imana akubwiye kubana, urakibona rwose kandi nta gushidikanya. Urabona ko ibintu n'Imana bimbwiye, ariko ugasigara wibaza bizasohora ryari. Hari n'abageze ahantu batangiye kwibwira, ese bizasohora narapfuye? Ndemera ko rwose hari bizasohora warapfuye, ariko nanemera ko hari ibindi bitegereje yuko wambuka kugira ngo bigeremo. Hari bizasohorera mu bana bawe, ndabyemera pe. N'amagufa ya Elisa yakoze ibitangaza kugira ngo isezerano Imana yari yamuhaye yuko azakora inshuro zireze iza Eliya kugira ngo bisohore. Ndemera ko hari ibindi bizakorwa na nyuma yawe, ariko nitugume gusa mu icyo gice, turebe n'igice cyo kuvuga ngo Imana ishoboje nkambuka. Nabona nabya bindi yambwiye bigomba gusohora mu gihe nyiki. Ubwenge bw'Imana, ubwenge mukahora atanga, n'ubwenge bwo kumenya ngo muri kino gihe Imana iri gukora iki, nikiye kintu Imana iri gukora mu masezerano, nibiye bimenyetso binyereka ko ayo masezerano agomba gusohora. Rero kugira ubwenge nukuvuga ngo aha, ubwo nabonye ko mu kino gihe hari Imana ishaka gukora kubijyanye n'amasezerano yambwiye mu myaka 10 irangiye, nanjye ngiye kubyinjiramo. Ngiye kubyinjiramo ko nabonye Imana iri kubikora. Imana iri kunyereka ibimenyetso bigaragaza ko rwose bya bintu ndi kubikora. Rero kuko Imana itagikora aho tutayemerenge nawe, iragutegereje kugira ngo wambuke uyisange
maze ubone ayo masezerano asohora. Iyi minsi 21 ni 20 yo kwambuka kubwo kugira ngo twinjire mu kubona icyo Imana iri gukora gisohora hamwe natwe, tukavuga ngo ibi Imana arabivuze, ibi yarabisezeranyije, kuba mbibona bisohora nuko nemera yuko ari Imana yabambukana kubwo kugira ngo bakire. Rero bavandimwe, ikibazo kiba hano mu kwambuka. Yosuwa ageze imbere ya Yorodani, hari ibintu byinshi cyane ari kubona imbere ye, hari n'ibyo ari kumva bimugose. Akabona Yorodani, akareba abatambyi, akareba isanduku y'amasezerano, akibaza turabanza gute? Abatambyi, isanduku, tubanze dusenge, tubanze dukora iki? Hari aracyari mu kwambukiranya. Nge nawe ndemera ko twaciye mu bihe bimwe n'ibindi. Rimwe warakenye, ubundi ubona ubutunzi. Rimwe wararize, ubundi uraseka. Rimwe byarashobotse, ubundi ntibyashoboka. Rimwe wumvishije Imana, ubundi ntiwayumva. Uracyari muri transition, uracyari mu bintu biri kubisikanya. Uribaza, ese ibintu numva nibyo mbona, ko mbona bigiye kunshanga, wamugana abajene, ko mbona bigiye kunkuraho kwizera kwanjye. Icyo ni igihe cyo kwambuka. Ibyo bintu ni ngombwa. Reka nkubwire ngo ibyo bintu ni ngombwa, bigomba kubaho. Abagiye kwambuka hari ibintu babona tu, ukabona bimwe birimo biranaguhinyuza, ukabona bimwe na bimwe birashaka no kukurangaza. Ariko reka nkubwire, iki ntabwo ari igihe cyo kurangara, ni igihe cyo kureba Imana iri gukora iki. Imana yambwiye, muri ibintu yambwiye gukora, ni kiye kintu mbona iri gukora, hanyuma uvuge ngo ndambuka tu. Hari hagati yacu n'abantu byagonzwe, yashatse kwambuka gutya pukira mugonga, asubira inyuma tena, pukira mugonga tena. Imana akazi, ukabona ibyo ushaka kujyayo, ibyo ushaka kwakira by'ubumana biragenda bikugonga. Ariko ntago bivuze ngo kwambuka ntago ari umugabane wawe. Imana yaguhamagariye ayo masezerano ni kugira ngo uyinjiremo, uyacakire, uyabemo, nubwo imihengeri ari myinshi. Bibiri tubwira gutya ngo Yesaya, Imana iri guhanura inyujije mu kanwa ke, iramubwira Yesaya hanura, nubwo banyura mu mazi menshi ntazabatembana, nubwo banyura mu bikuta bibagonga kugira ngo nibambuke, bibabuza kugira ngo nibagere masezerano barayabona, ariko hari ibintu bibagonga bibabwira ntago uyageramo. Ariko hari imbaraga z'Imana zikubwira ngo nunyura no mu muriro, reka uwo muriro ubeho. Ikibazo s'umuriro, ikibazo nicyo ureba. Nubwo ndi mu muriro ariko ndabona icyo Imana iri gukora ku byo yambwiye. Nubwo ndi guca marira ariko ndabona Imana imbwira ngo ngwino ndagutegereje, ngwino ndi kubikora, ngwino usange byatunganye, ngwino usange ubumana bwanjye bwashizeho inzira. Iyo rero wemeye ukarenga ahangaha gutya, niho Yosuwa ageze. Ndasenga Imana ngo mu iminsi 21 mukara guhereze strategy zose zishoboka kugira ngo wambuke. Thank you. Wambuke rwose. Mukawera w'Imana aguhereza uburyo, ndaza kugufasha bumwe mu bwo yamishuriye. Uburyo bwa mbere mukawera aza kuguhereza mu iminsi 20. Araguhereza kumenya ibikorwa byo kwizera ugomba gushira mu bikorwa kubwo kugira ngo wambuke. Bisubiremo, mukawera mu iminsi 21 uko wemeye kwambuka, uko wemeye ijambo ry'Imana kwa rukuri, ukemera amasezerano y'Imana kwa dakuka, ukemera ko Imana ibishoboye, ukemera gusenga, ukemera kwishaka nubwo bitasohoye. Iyo myaka 30 ntago wacitse intege, wakomeje gusenga, wakomeje kwishaka, wakomeje guterana, wakomeje gutanga amaturo, wakomeje gukora imirimo itandukanye. Imana yabonye uwo mutima mu iminsi 21 irashaka yuko wongera kandi gukora ibindi bikorwa bigaragaza kwizera kwawe ko kuri mu bikorwa. Bavandimwe, akamaro ko gusenga niyo kwizera kurimo. Nabisubiramo, gusenga ni sawa,
gusenga biraryoha, yewe n'igihe wumva bikuremereye aba ari umwanzi. nta kintu cyiza nko kuba uri kuganira n'uwo wemera ko ashoboye byose, ariko iyo hatarimo kwizera kuba gutaye agaciro. niba ushaka ngo amasengesho yanjye nawe agira imbaraga, agira akamaro, senga unizere, hagurukira ku mababa abiri, nusenga kubitaho n'ukwizera. rero Yosuwa Bibiri atubwira gutya ku murongo wa 15 gice cya 3, amaze kubona amasezerano y'Imana, ari kubona Yeriko hariya, ari kubona bari kuririmba haleluya usana nka bya bindi Miriyamu yakoze bambuka inyanja itukura, ari kubona bisohora, ari kubona iby'Imana yabwiye Mose biri kuba, ari kubona imirimo y'Imana, ariko bikamusaba gushira kwizera kwe mu bikorwa. Bibiri atubwira gutya ngo nuko abatambyi bahera bahetse isanduku bageze kuri Yorodani, arababwira muzi n'ibindi ahangaha mugiye kwambuka muri Yorodani. Yorodani n'amazi atemba, ntago bimeze nk'ikivu gutya ubona kameme kiri stable, n'amazi ari gutemba gutya. Arababwira ngo turambuka Yorodani bafite isanduku bayishize, bigaragaza ukubaho kw'Imana, turi kumwe n'Imana, ariko Yorodani iri imbere yacu. Arababwira okay, nimumara gufata isanduku muri Yorodani, hanyuma mushiremo n'ibirenge, mufate isanduku. Yorodani siri hano, nimutinye. Ariko Imana, kwizera ni danger. Nibari kureba uburebure bwa Yorodani, hari ahantu ushira gutya ikirenge ugahita abazi koga. Iyo atari kuri plage, hari amabuye gutya wakwibesha ukanyerera basi niba utazi koga. Arababwira ngo nimurangiza gushirisa guheka isanduku, ibirenge byanyu mu mazi. Iki ni cyumweru cyo gushira ibirenge mu mazi, kandi gushira ibirenge mu mazi ntago byoroshye. Ndavuze ni byoroshye. Iki ni misi 20 yo gufata isanduku hanyuma ibirenge mu mazi. Kuba ufite isanduku ni kimwe, ariko ibirenge nawe byumva kuba mu mazi. Ndasenga ngo muka ora gushoboze. Ndabizi ko hari abantu batinya kwiriza ubusa no gusenga. Iyo babivuze ni nkaho babibwiye abandi, kandi urashaka kwambuka. Ndakwingize ku buntu bw'Imana, niba wemera ko Imana amamagaye iminsi 21 uyikore mu izina rya Yesu. Imana ikwambutse, kiraba ari kimenyetso kigaragaza yuko iyo amasezerano uhetse na urashaka gukora intambwe imwe gusa yo kwizera, yitwa nanjye ngiye gusenganiriza ubusa. Bibiri atubwira gutya ngo nuko ibirenge mu mazi Yorodani, amazi ni menshi arenze inkombe, amazi arahari, ntago ari amazi make. Ikintu cya mbere tuza gukoresha muri amasengesho nta kivuze, no gushira ukwizera kwacu mu bikorwa. Abo twabanye mu gitondo byo nababwiye, no kwiriza ubusa no gusenga ni ikimenyetso cyo kukwizera, ni gikorwa nacyo. Kuvuga ngo Mana ibintu n'ukuri nago njya mbishobora, kandi n'ukuri imibiri iratandukanye, ariko naho bishobora turashobozwa. Ndabizi ko bingora ibintu byo gusenga. Noneho banatubwiye ngo mu gitondo titiriza, saa sita ubonye akanya meditation. Ngewe nikundira ibitotsi, ngewe ndabizi kurya ndabikunda, ariko ndashaka gushira kwizera kwanjye mu bikorwa. Niba uri kubona ko hari Imana yavuganye nawe, iri kugenda ikora mu buntu nawe utazi, ariko ntago warabigiramo neza, kikubera ikimenyetso n'igikorwa cyo kwizera. Maze nge nawe twirize ubusa dusenga Imana. Turaba turi kwisenga twibwira ngo ndabona icyo uri gukora. Iyi ni ntambwe, kwiriza ubusa kwanye no gusenga, kuza hano mu gitondo nkatitiriza ni igikorwa kivuga ngo Mana ndi gusatira amasezerano, ndi kubona uri gusohora, ndi gusatira ibimenyetso, ndi kubona uri kugenda ugaragaza mu buzima bwanjye. Biraba ari ikimenyetso. Abambuka Yorodani babariba, kandi kugira ngo bagere ku cyo babona bagomba gushira kwizera kwabo mu bikorwa. Hari n'ibindi muka uraza guhishurira, uzabikore mu izina rya Yesu. Icyaza kubwira gukora ugikore. Amazi arahari,
intango ziruzuye already. Mariya arababwiye ngo mwabaherezamo uyu muntu turi kumwe ngiyo ndamuzi, icyababwira gukora mugikore. Amazara, urabona ibimenyetso, urabona ko bishoboka, urabona ko hari Imana yakora. Icyo mukaraza kubwira gukora uzagikore. Bimwe ariko kubwira wakwiriza ubusa usenga ushaka amaso y'Imana, nukuri cya kibazo cyahinduka igisubizo. Wasenga wiriza ubusa, nukuri inzira zaboneka. Wasenga wiriza ubusa, nukuri wabona ibidasanzwe. Wahembuka, wakongera kandi guhaguruka, nukuri wabikora. Ikimana avuganye nawe wabona gisohora. Icyo gikorwa ugikore mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Icya kabiri ku murongo waho wa 4, guhanga amaso Uwiteka. Nicyo ababwiye Abaheburayo, murahazi 12 murongo wa 2, dutumbira Kristo wenyine. Igihe cyo kwambuka, kuko kwizera ari danger, kwizera ari ibintu, kwizera ntago byoroshye. Kwizera no guhumiriza mugani, kwizera no kwitera ikinya, kwizera no kwirengagiza ibintu. Rero kugira ngo ushobore kwambuka Yorodani, birasaba yuko amaso yawe atareba ibigaragara, kuko ntago tubeshejweho n'ibigaragara, tubeshejweho n'ibitagaragara, kuko ari byo by'umwuka. Imana nge nawe dusenga ntago tubona gutya mu maso, ariko dushobora kubona ibimenyetso bigaragaza ko iyi ni Imana, iyi ni Imana, iyi ni Imana, iyi ni Imana. Rero abari kwambuka bahanga amaso Uwiteka. Arababwira ngo isanduku muhetse nimuyisige, bigaragaza ukubaho kw'Imana. Nimuyisiga muraba mwasize Imana, nimuyisiga muraba muri kubikora ku bwanyu. Abizera Imana kubwo kwambuka bahanga Imana yabo amaso, kavuga ngo Mana, ibi bintu nukuri singiye kubikora ko pasi abivuze, ngiye kubikorera wowe. Ibi bintu ntago ngiye kubikora kugira ngo nanjye batacisha mu ijisho. Niba ari biriya irire kabisa. Nujya no mu bukwe ewana wiyarurire kabisa, ushireho n'amateke ewana, ushireho n'ibihaza uzuze. Uzavuga ngo pasi aratubwiye ngo niba bita kuri muntu bikore. Ariko niba uvuga ngo Mana, nanjye ndashaka kwambuka kubwo gufata ibyanjye, ndabona ibimenyetso, ariko iki gikorwa cyo kuriza ubusa ni wowe numbiriye, ni wowe shaka, ni wowe mbona, ni wowe nkeneye, kugira ngo mbone usohoza ibyo yavuganye nanjye. Guhanga Imana amaso. Iyo rero twambutse, ntago turi kwambuka kujya ahantu ari hose, turambuka kubwa Pasika yacu. Pasika biravuga gucayo, guca hejuru, nicyo bita Passover, guca hejuru y'ikintu, guca hejuru ibintu byose ubona bihagaze imbere yawe, kubisimbuka. Iyi Pasika yacu izaba 22 niba ntibeshye, dusoza iminsi 21, izaba ari Pasika yo kubohoka kubw'igitambo cya Golgotha. Tuzarangiza iminsi 20 uvuga ngo nukuri ikintu cyose cyari kinzitiye, cyari kimboshye, ngiye kukibokaho mu izina rya Yesu. Ngiye kukirenga, ngiye kukivaho, kigiye kundekura. Yaba igiterwa na daimoni n'umwambi wa nijoro, iyi Pasika uzakibwire ngo uzongere kandi kumbona, uzongere kandi kunyinisha, kuko nabohotse. Bari bazi icyo Pasika ivuga, bari baributse umunsi turi mu Giputa, yaratubwiye ngo tubage umwana w'intama, dufata amaraso tuyashira ku manga z'imiryango yacu, maze uwo munsi umumarayika aratambuka aca hejuru, hanyuma abona imfura zacu arazisiga, iz'abanyagiputa arazirimbura. Iyo niyo Pasika, kubohoka hejuru y'ikintu cyose gishaka kwica ubuzima bwawe. Niki gishaka kukurimbura? Yaba ari indwara, yaba ari ikibazo, uragitekerezaho patansiyo ikazamuka. Iyi Pasika, iyi ni Pasika yo kukibwira ngo ngiye kuguca hejuru, kuko ndi kubona Imana ikiza. Ngiye kuguca hejuru, ndashaka kubona Imana ikiza indwara inyiza, ndashaka kubona Imana ikora ibikomeye ibikora, ndashaka kubona Imana ishira inzira aho zitari,
ziboneka kuko no mu mazi menshi yacisha inzira. Kugira ngo rero ipasika ibe mpamo, icyambere Bibiliya yatubwiye, yes, amaraso ya Yesu turayizera. Umurongo wa 13 kuva 12, Yosuwa arababwira, amaze kubabwira kubijyanye no kwambuka. Hano mu Kuva umurongo wa 13 Bibiliya ikivuga, iravuga ngo ayo maraso azababera iki? Kimenyetso ku mazu murimo, ikimenyetso cy'ubuzima. Niyo mpamvu uwo munsi tuzarya ifunguro ryera tugaragaza ubuzima. Kizababera ikimenyetso ku mazu yanyu. Nanjye ubwo nzabona ayo maraso zabanyuraho, muzabaho, nimuzaba mugipfuye, nimuzamukirimbutse. Nta cyago, nta n'icyago kizabaho ngo kibarimbure. Ubwo nzatera igihugu cya Giputa. Icya kabiri, kugira ngo ipasika yacu itaba amagambo, nitugera ku iyo tariki no kugira vuba. Ibyo twise kuba tayari kubwo kwambuka. Bavandimwe, hari igihe kimwe Imana ibiri gukora ibintu abantu bakarangara. Hari igihe Imana ibiri mu murimo abantu bagasa nkaho batari kwibona. Bibiliya tubwira gutya ngo arababwira ngo, usarababwira, nimumara gukora ibyo ndi kubabwira byose, muzakenyere, mureke ibintu byo kurangara, mureke ibintu biri hano hanze, mureke ibintu mwabonye, mureke amateka. Uko waba ariko muzazirira, zirye mukenyeye. Cyambere mukenyeye. Iyi jambo gukenyera ni ukuvuga ngo ube stable. Ureke ibintu byo kuba mu kavuyo ukuntu imiyaga. Mube mukenyeye, mube mumeze neza, mube muzi umurimo mugiye gukora. Niba turi kuvuga ngo tugiye kwambuka kubwo guca hejuru, tugiye kwambuka kubwa Pasika, ndabizi kuba busy ugira na gahunda nyinshi, ariko muri gahunda zawe ni gahunda uyishiremo. Torero ry'Imana tugeze mu bikomeye aho abantu bagira gahunda zose bakuyemo gusa gahunda y'Imana. Ndava ku kazi ngire gutya nge gusura, ariko mubaza ngo nuko Imana iri hehe? Kenyera. Hanyuma tukaza ngo Mana wanyambutsa, Mana wangezayo. Abantu bambuka kubwo kwinjira mu masezerano yabo n'abantu bakenyeye. Muri gahunda zose z'imisi 21 harimo na gahunda yitwa titiriza, harimo na gahunda yitwa meditation, harimo na gahunda yitwa kumva ijambo ry'Imana, kuramya. Harimo niyo gahunda, keretse habonetse gusa izindi mpamvu zikomeye, ariko muri gahunda zanjye ngiye kuyishiramo. Kenyera. Icya kabiri arababwira ngo mukwete n'inkweto zanyu, mushireho inkweto. Biratubwira gutya ngo mwambara inkweto zigaragaza iki? Umwete w'ubutumwa bwiza. Ubishire mu mwete. Nuza hano gusenga, usenge utisengesheje, usenge nk'umuntu waje gushaka Imana, usenge nk'uri kubona Imana ibikora. Hari abantu uzibiriza ubusa cyangwa bagafata umwanya wo gusenga Imana, ariko yajya kubikora ukabona ukuntu ari kubikora, ukabona wapi kabisa, ni nkaho nawe atazi ibyo arimo. Ni nkaho bazi tubikore. Abantu bakwesa inkweto n'abantu bafite lezele, bagira imbaraga. Urabona ibyakora byose arashaka kubikorana umurava, arashaka kubikorana umwete. Bavandi mu kintu igihe cy'umwete, kuko iminsi imeze nabi. Ibiguhanganye n'ibiri kumpangara ntago bidukunze, ntago bidufitiye umutima mwiza, ntago bitubabariye. Rero tureke ibintu byo kwibabarira, uvuge ngo Mwami, yaba mu mvura nzafata umutaka, yaba mu izuba zemera, nze mfite ibyuya, ariko ndashaka kwambuka kubwo kugira ngo mbone amasezerano yanjye asohora. Arababwira icya gatatu, nimurangiza ntabyo kurya buhoro buhoro, vuba, tugire vuba. Bavandimwe, Imana gukora n'uyu munsi
kuko uyu niwo munsi yaturemenge nawe. Ntago tuze ejo, aharaho n'uyu mwaka kugira ngo bitungane, aharaho igihe niki kugira ngo inzira ziboneke. Nubitegereze ejo, aharaho igihe kizaba cyashize. Abantu basubika ibintu zaba mbikora, erega na 40 irahari, nawe tuzayisenga. Amasengesho yose muri restoration church sajya ashira, tuzaba dusenga aka 21 ndaba ndi kwirira, ariko imisi 7 izaza, hanyuma yaho 14, nyuma 14 40, n'ubundi nanjye mbe ndi kwiyomona zikaduguka. Ariko baje iyi 20 niyo kugira ngo wambuke. Buri masengesho yose agira ubuntu bwayo. 40 ntabwo imeze nka 21, 21 ntabwo imeze nk'14, 14 ntabwo imeze nk'imisi 7. Iyi ndi kukubwira hashize umwaka n'amezi, imbwira ngo mu uyu mwaka hari abana dufitanye umwaka amasengesho kuva icyo gihe tuzasoza le 22. Imana ibaho umugisha bangomera amashi kabisa. Yes, Imana ibaho umugisha. Maze gukora iyo myaka 4 nibwo navuze ngo uyu mwaka wa nyuma Imana irambwiye from crossover to passover, bahita bacakira aho ngaho ngo natwe uyu mwaka turaguherekeza mwabana be. Kimwe nemera nuko Imana aramamagaye, ibindi basi byabari mu intege nke, ariko Imana amamagaye ikambwira ngo uyu n'umwaka wo kwambuka kubwo gucayo. Muceyo mbabone mutumbagira mu ndenge, mbe ntakibabona mvuge ngo iyo niyo Mana yambwiye ngo irabambukije ibarenze. Yaba ubuseri bateri, yaba ubukene bw'ubushomeri, yaba amarira yanyuzi, Imana ibayambutse mu izina rya Yesu. Kandi bambutse vuba, ibambutse itarategereza, ibambutse mu gihari, ibambutse nk'ibibona, ibambutse tukiri hano Rubavu, ibambutse hakiri ku manywa. Hari ibintu bimwe na bimwe umuntu asengera akavuga ngo Mana uzamereze ubuntu mbone bino bintu. Ukabona umwana mwasenganye ameze nabi, arira, uzi ibibazo, akubwira ukuntu bimeze, ukavuga Mana uzambabarire nzabona umunsi wamushubije. Igihe ni iki ngiki. We are coming from crossover to passover. Kenyera bikore vuba, ntago ari n'ubyo gutekerezaho kabiri. Iyi gahunda ko ntari ntayo mfite, nukuri naje mu materaniro, ariko byo kwiriza ubusa 20 ntabyo nari nzanye. Vuba vuba, vuba vuba, vuba vuba, vuba vuba, tangira ubikire muri gahunda. Ngiye gusengana n'abantu bashaka kubwira Imana bati Imana ndashaka kwinjira muri 21 pe, nubwo ntabizi, nubwo binkomereye, ariko ndashaka kwinjiramo kubwo kugira ngo nanjye nambukane. Haguruka dusengane nawe, iragushoboza. Ariko wumva uri seriye kabisa, vuga ngo Mana igifu ngiye kugikanda, ibinure ngiye kubiguha, ubirye kabisa, ubirye, ariko nambuke. Ndabona amasezerano ari guti, ndabona amasezerano ari kuyosha mu mikorwa. Imana ibaho umugisha. Mazi Imana y'imisi 21, Imana Daniel yasenze akabona ibimenyetso bigaragaza ubumana, muyibone mu izina rya Yesu. Mutangire musenga Imana, musenga Imana mwibwira ngo Mana shobosa 21 ndashaka kwambuka kubwo gucakira amasezerano. Muzamura amajwi yanyu Mana mu izina rya Yesu, imbere yawe ubwoko bwawe rombra shataye remremba katerebo rambra katerebo shataya mukawera samaboko yacu remrema shata. Itorero ryose hafi rirahagurutse kubwo kwambuka, kubwo kugira ngo bace hejuru ibibazo ni byinshi, amarira ni menshi, akaga ni kenshi, amasezerano ariko naho ni menshi. Barashaka kwinjiramo. Iyi ni minsi 20 yo kuvuga ngo now I go. Baramamaje baramaramaje mu izina rya Yesu, kuvuga ngo Mana iyi 21, I wanna see my deliverance, I wanna see my glory, I wanna see the solution to this problem, I wanna see the glory of God moving, I wanna see the power of God changing
change in my life. Barashaka kukubona, barashaka kurenga imbibi, kurenga imitwaro, kurenga amarira, kurenga kaga. Bizeye ijambo ryawe, bizeye ijambo ryawe, bizeye ijambo ryawe ko ari ukuri, bizeye amasezerano yawe ko adahinduka, bizeye uko abashoboza, bizeye ukuri Imana basenga ukumva, bizeye ukuri Imana ibahamagariye mu minsi 21. As we are going to close, ashalambreketere riatamambreketere riatamambrakatere, mu gitondo muri titiriza barakwemereye riashataya remra makaterebe, amajwi yabo na undi azabwira ni wowe gusa, amaso yabo na undi azatumbira ni wowe gusa. Batumbiriye abantu iminsi myinshi, batumbiriye iminsi myinshi n'ibyaza, iminsi 21 batumbiriye nyiri bisubizo, batumbiriye usubirisha ibimenyetso n'ibitangaza, batumbiriye usubirisha imirimo. Shalambrele riatamamakrebo riatamamreteleba riateleba ambrakatere, uzuza mukawera, uzuza imbaraga zishoboza, uzuza imbaraga zishoboza kwambuka, imbaraga zo kwiriza ubusa, imbaraga zo gusenga zuzure. Ashatalambre telebe riambreketerebo riaprakateleba, mukawera uri hano hantu, ubwoko bwa burakwemereye, buravuze yego turaje. Pasika yacu, kubohoka kwacu, gukira kwacu kubw'amaraso y'umwana w'intama w'Imana, kubw'igitambo cya Golgota, kubw'igitambo cya Golgota. Bashobozwe nawe bari mu kazi, bashobozwe nawe bari mu rugo, bashobozwe gusenga no kwiriza ubusa, bashobozwe n'imbaraga zibashoboza, n'imbaraga zibambutsa, n'imbaraga zibinjiza, n'imbaraga babona zibakoreramo, n'imbaraga babona zahindura amateka, n'imbaraga babona ashatelebroma riaterebo babashiatamanderebe. Jesus, shalambra katerebo. Yesu tuza mu biganza byacu. Waba uri hagati yacu ukaba utarakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukaba uvuga ngo pastor wavuze amagambo meza ariko ndumva bitandimo kuko nta nubwo nzi ibijyanye n'imbabazi n'urukundo rw'Imana, ndashaka nanjye kubanza gutunga Yesu. Wowe ushire gusa amaboko yawe ku mutwe uvuge ngo mwami ni njyewe, ijambo ryawe rishakaho umugambi, uyashire ku mutwe maze nanjye nsengane nawe ndetse n'abazamu biganza kugira ngo umwuka wera bususe. Asikiaye maombi, ajibuaye kwa moto. Oh yes Lord. Asikiaye maombi, uko hapa, ajibuaye kwa moto. Sikiae, asikiae. Oh, shelembra maya. Ndashaka kubona bashize amaboko ku mutwe wabo bavuga ngo Yesu ndagukeneye. Niba rwose wumva umukene wo Yesu mu mutima wawe, birenze kuba wakwiriza ubusa, birenze ibyo urashaka kumutunga. Shalamambre terebo shanderebo basate. Oh, asikiae yae maombi, mukawera w'Imana. Uyu nguyu wakinguye umutima we, ndagira ngo winjire rwose, winjire. Gae kwa moto ajibuye. Ambra matarebo rebo shelemrendenderebo mambrelele. We are going to pass over because we come from crossover. We are going to pass over. Shata mambra katelebo. Ashafla katelebo. Ajibuya. Tuzamu ibiganza byacu, duhanga amaso Imana imbaraga zose.
kutwambutsa kugira ngo tugere mu cyo yatuvuzeho, mu cyo yadusezeranyije, mu cyo yagambiriye gukorana natwe. Ndaza gusaba Pastor Gerard arasenga, asengera ubwoko bw'Imana kugira ngo ibi minsi batazibagira mu mateka yabo. Guhera iyi saha ni mugoroba twinjira w'imisi 21, ibi minsi y'amateka masa birenge kuvugwa bibi bikorwa. Hallelujah, hallelujah. Asante Yesu, asante Muumba mbingu na nchi, asante Jehova.